Audio preview. Audio preview. Ariko abanyarwanda barancanga ubu ngubu uje kuguza bundi abantu baza kuguza nuko baza basakuza muza mubyutsa abantu mubasakuriza murashaka babarira ntago ari ugusakuza mwana ni akabazo mfite nta nubwo ari gatoya ni kanini man cyakoza amana umva mu bwiswi sibyo amafaranga ubaka kanya ntabwo nayagura urumva cyakoza ndi kubona nyine usa nk'umuntu babaye gusa nk'umuntu ufite ibibazo urumva ejo mu gitondo uzaze kundira sibyo sha sawa mwana sawa ntari binahe usohotse muri iki gipangu atajyana n'umuntu usoka gusanga we mu gitondo ubwiremo mana so Audio preview. Audio preview. Audio preview. Bitese mwana ibyiza sha warabuze cyasubize ko kuva muri gari nambara umva ntufitiye agashya ameze atese kandi umva gutuze nkubwire umva mbwira ahubwo se kusigaye cyane cyane mu bite byawe niko gashya nkufitiye rero wabonye ndi kubibona nyine ni smartphone sigaye ntakaba ndetse byagenze bite umva re kuno naka nakumira umva mfite igisasa gifite imodokari isaza kandi mute sasa nyine niyo mpamvu uzagumana n'ubwo bwa karasharamye bwawe utaza hisi igeze pako akamaye amahoro mute babo we nawe ubwo butazageza uza kunira ntago umva ibyo ntabwo nabikora mute niba ariko gashya uri ufite oya none wigize mutima w'urugo umva shasi ubizi se nushake umenye ubwenge uzasanga ba batipe badafite n'akantu nta kibazo pako abamaye amahoro umva mute niba ibyo byawe wapi ayo ni amakuru wari umfitiye cyane rwose oya sha wirirwa reka reka kumana ndo ndume ukobwa biki gihe Audio preview. sha Kevin ndayagukuraho tu Kevin nta nubwo ujya witwa
wica amasaha njye ntabwo njya nica amasaha ariko kugira ngo urashaka ngahe mwana nashakaga nka 3 kabisa hoti ya 3 akira 2 ntacyo mwana garuka hano nyine mubwire nese aya mafaranga uzayagarura ryari wundi ko tutumvika ngenza yakuzanira kuwa 6 n'ukuri kw'Imana uzayazane kuwa 5 oya ntare kuwa 5 uzayazana inkoko niyo ngoma mu gitondo nzayabone hano sana wakoze mwana ndarinywa tu Audio preview. Ngase ndawumbwira ushaka ngufashe iki reka mubwize ukuri n'isi no mu ijuru niyo bwa mbere mu muhina bakahita nangaza ukwiye iriya misozi ngo namwereke shuri reka mubwize ukuri umva uri umukobwa ukwiye iriya misozi ukwiye n'umusore nkanjye ahangaha sose ngo nyiture njyane ngo namwereke mwereke iki si minota 2 umwe urashize ngo namwereke wase do wanyu do nta kibazo n'ukuri nta kibazo nyine nyereka no sore rega ransoboye urimo kuyibona biranze mo kubaka nshyashya iranze ubishatse nayo kwandika sorry allo wabonye ndi kubibona nyine ni smartphone sigaye nakawa nese byagenze biri umva re kuno naka nakumira ndaza no kujya hanze maze kagira inkuru umva mfite igisasa gifite imodokari gisaza kandi mute sasa nyine niyo mpamvu uzagumana n'ubwo bwa karasharamye bwawe utaza hisi igeze papa kamaya amahoro mute babo we nawe ubwo butazageza uza kunira nago umva ibyo ntabwo nabikora mute niba ariko gashara ufite oya none wigize mutima w'urugo umva shasi ubizi se nushake umenye ubwenge uzasanga baba tipe badafite n'akantu nta kibazo papa bamaye amahoro zoreze kuri konte leta nzibonaga kuri phone yego sawa nubishaka ngiye birabe byawe vuga ngo ndabishaka nkwereke kibazo kirere urabira oya kwemera gusa ibyo vuga ngo ndabishaka ntacyo bitwaye ngwino mwemera ko ni yawe ukuri kw'Imana we man power reba none ahantu gihagaze n'ukuri kw'Imana nagwisa ahantu hose nakubuze reba igiha cyataka ngamenje amagambo imodoka y'ibirayi ihagaze haruguru utangiye kugitukisha ziba gabanya ibigambo basihute mani tujye kugira Asemana uri kugabanya ibigambo genda umwe ntukazanye ibigambo boss arakwishe n'ubwitima we man evre ase ira modoka nagiri bupakururwe ma imodoka se yawe we ariko nari bireka nawundi shari buri yereka mubwiza ukuri mfite abakozi b'ibigoryi mfite abakozi baza banisha umutwe ariko nugira ikibazo we nugi abasase gusa ahubwo ntabwo mbona nzamujyana n'inde ako urabona akamenya kwereka gatoya kariya reba rorotoye saba imiti batera mu ntoki kugira ngo bikure neza n'ibyawe rwose n'ukuri kw'Imana pe n'ibyawe byawe yakubesha nawe uremera ambesha iki se kandi hose niwe reka dasobona wewe wose ari ko ndeba nawe murebe ndi kukubona isore hose nyawe habarinde nahande ni ngewe nyiraho use nabwirwa n'iki kuko kari wawe bakamikwerekera neza siyo uhereye hara hose ubona ngewe nta mugore ngira ntabona kubesha kanyera mushyira mu mako urumva hara hose ni iwanjye ushaka kugushyira ngewe no nyizera nko kuvugisha ukuri nabwirwa n'iki kuri kuvugisha ukuri kandi ushaka gukora ukabibona uwo mukobwa muri kumwe n'uwaye mbese umwana washakira iki
mama aragushaka Banshakira iki se? Banshakira iki? Tugende. ndumiwe none Tugende. abantu bose babateka mutwe umugore ibintu nta mugore mfite nta mwana mana none ibintu byose ibintu byose byarasaze nta umugabo ambwiye nta mugore afite nta mwana ese abantu bose bikigiye babaye bateka mutwe none ibi ni ibikira Sheri wese kandi warugiye ngiye gura miti hano hepfo. miti yose bagenda biruka basaze Ntabwo mvuga cyagiye ndi kuri telefone kugira ngo umuntu anyuruze amafaranga ngiye gura miti nabonagamo gutinda kugira ngo mpamagare. Nukuri kwimana we nugira ikibazo rwose. Kuno bose mo kwivugisha bigenze gute? None se nyine kujya kumesha ngo ibintu byose ni ibyawe ariko haje umwe twango ntago ari ibyawe. oya nose nizere ndendeke ndese usiko wakubona igihagararo gusawa Nakumira nukuri kwimana nakumira n'imvunje. Baragutetse umva urimbwa mbi nuko ukabona gusa kakabeshya ndimbwa huhuhu umva urimbwa mbi imbwa se ahubwo urimbwa imbwa se agasuka k'abagore kajejeta we ntugakabye mwira kumana ubwa bwawe masking oya imbwa huhu nyewe ndimbwa huhu ntabwo mbyumva nukuri kwimana imbwa Manevure njije murakosa. Ubu akazi kanje kapfuye. Urika kuntu waje ungana agahoza kapfumishasha. Unira kuntu usigaye ungana ariko urumva wabayini. Kwagiye gusesereza gutyo. Kwagiye gusesereza gutyo. Ibintu bibiri. Ako akazi kanje gapfuye wapfa. Kandi ikindi ako akazi kanje gapfuye wapfa. Ibyo ni bicyo uvuga. Kandi ikindi. Ndasinshaka kubona imbere yanjye iby'imbere nakumena murakosa none hanga. Audio preview.